Nyuma yo kwirukana dayimoni mu muja waraguraga, Pawulo na Sila bahuye no gutotezwa. Umuja bakijije yungukiraga ba shebuja byinshi. Ubwo yakiraga, uwo mukobwa yatakaje imbaraga, maze bene we barega Pawulo na Sila, maze nyuma yo kubakubita babajugunya mu nzu y'imbohe. Umurinzi wa gereza yatewe ubwoba ko yari kwicwa igihe cyose bari kuba batorotse. Pawulo na Sila bari buzuye ibisebe kandi baribwa cyane. Bari bagize ibyago n'akarengane gakabije, bari bababaye. Umurinzi wa gereza yari maso kandi yababohesheje iminyururu ikomeye. Pawulo na Sila bari bafite ububabare bwinshi, ariko nanone bari bishimiye kubabazwa bahorwa Kristo. Mu gicuku Pawulo na Sila batangira kuririmba no gusenga. Izindi mbohe zumva Pawulo na Sila bahimbaza Imana. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyari yarumvise ibisa n'ibyo kuva yavuka. Byongeye ku mbohe zari zakubiswe bene ako kageni, yari amenyereye ibitutsi n'imivumo ku mbohe zose yari yararinze aho kuba ibyishimo. Nuko uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Umurinzi yarakangutse abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikinguye, akura inkota ngo yiyahure. Ariko Pawulo aramubwira ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Yuzuye ubwoba bwinshi yinjira mu nzu y'imbohe n'itabaza, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, arababaza ati, nakora iki ngo nkizwe? Nabo baramusubiza bati, izere Yesu Kristo urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Maze uwo murinzi ajyana Pawulo na Sila mu gicuku guhura n'umuryango we. Nuko Pawulo na Sila bigisha uwo murinzi n'abo mu rugo rwe, maze bose bizera umwami Yesu Kristo, bahinduka abakristo. Nuko umurinzi yoza ibisebe bya Pawulo na Sila, kandi mu gitondo cya kare umurinzi w'inzu y'imbohe n'abo mu rugo rwe barabatizwa. Umurinzi abajyaniwe bose barasangira, baranezerwa. Ubu bose bari babaye abizera. Yahaye Pawulo na Sila ibyo kurya, barasangira. Bukeye bwaho abacamanza batuma ku murinzi w'inzu y'imbohe ngo abarekure. Ariko Pawulo aravuga ati, ntibishoboka, badukubitiye imbere y'abantu na rubanda, nta rubanza rwadutsinze, kandi turi Abaroma. Badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa, ahubwo aba ari bo baza ubwabo badusohore. Umurinzi w'inzu y'imbohe abibwira abacamanza, nabo bashya ubwoba bamenye ko bari Abaroma. Babasaba imbabazi, babingingira kuva mu mujyi. Nuko bongera gusubira kwa Lidiya, bakomeza bizera bose, maze baherako berekeza mu mujyi wa Amfipolisi na Apoloniya. Iyi nkuru ikwigishije iki? Nk'umukristo hari amasomo ukwiye kwigira muri iyi nkuru ya Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe. Iyi nkuru yabereye i Filipi. Rimwe mu isomo ushobora kwigiramo ni ukuguma kwizera no mu gihe cy'amakuba. Irindi somo ni ukugira imbaraga zo kuramya mu gihe cy'amakuba. Irindi somo ni uguhitamo kunezerwa no mu gihe cyo kugotwa, kugumana amahoro y'umutima. Irindi somo ni ukwizera gushobora byose kw'Imana. Irindi somo ni uguhamya Kristo yewe niyo twaba turi mu gihe cy'ibibazo. Imana iguha umugisha. Naho ubutaha.